Yes, ikaze mu kiganiro Film Office mukurikirana kuri ya televiziyo yanyu mukunda. Nje turi kumwe ni Gatete Arthur cyangwa se Rutura, ariko ikiganiro ntago nzajya ngikora ndi njyenyine, nzaba ndi kumwe na mugenzi wanjye namuhikaza akivuga n'ibigwi kugira ngo mwumve umuntu tuzadukorana ikiganiro uwo ari we ndetse n'ibigwi afite muri rusange. Murakoze, nishimiye yuko kubana nawe ndetse tuzanahorana. So Banyarwandakazi, ladies and gentlemen, wa muhungu wanyu Hassan usenga singira isigande gasanga u Rwanda asize abasore b'abasinzi yanga urusimbi rusonga abasore b'abasonga rero basuma asingira umusingi w'ubusambo. So kubeshya gusa neza nabisigiwe nisumba byose. Ubu ngubu muvugana nawe no umuntu ukomeye cyane, ariko ntago ndi kwikina kubera ko ibi ni ibintu mazemo igihe. Abamwe baranzi no mu muziki muzajya munsanga, ariko muvi cyane ahangaha turi kumwe cyane. So nishimiye ko tuzagumana. Iki ni ikiganiro Film Office muzajya mukurikira, mwe muzajya mudutiza amatwi n'amaso, tuzajya tubashimisha kandi namwe mujye mutangaho comment. Yes, ngo Hassan Truster ryo ni izina ry'ubuhanzi, yavuze ibintu byinshi sinabasha kubivuga ngo misobanure, niba ari ibisigo, niba ari ibiki, niba ari umuvugo, ntago nzi ibyo ari byo, ariko ntekereza ko mwagerageje kugira ibyo mukuramo. Ikiganiro rero Film Office ni ibiro bya filime kugira ngo wenda tubyumve neza. Ibiro bya filime ni kuvuga ibiro na ahantu hakorerwa akazi runaka. Rero iki kiganiro kizajya kiba kirimo ibintu byose bijyanye na filime, amakuru yose ya filime, yaba mu buryo bwa tekinike, yaba ku bijyanye n'imikinire, yaba ku bijyanye na promotion cyangwa se gupromotinga ibihangano. Tuzatubagezaho amakuru menshi kandi agezweho. Ikindi nanone iki kiganiro kizajya kibazanira abastari benshi batandukanye ariko bari muri sinema, kuko ikiganiro ni umwihariko wa sinema mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo ndavuga East Africa cyangwa Afrika y'Iburasirazuba, nanone nkavuga Afrika muri rusange. Ikiganiro kizaza kije gushima ibigenda neza muri sinema, kunenga ibitagenda neza, kureba se hakorwa iki kugira ngo ibitagenda neza bigende neza. Nkuko mubizi, amateleviziyo amwe namwe afite ibiganiro byinshi bijyanye n'imyidagaduro, nka music cyangwa se ibintu bijyanye na showbiz, ariko nibavuga showbiz byumva business show, bavugaho cyane ibijyanye na music na biriya byo gushushanya n'ibiki, ariko nta kiganiro cy'umwihariko cya sinema tugiye kuzana nk'iki ngiki. Okay, hari cyari gihari ariko ntago kizaba gifite imbaraga nk'izo dufite. So ikiganiro cyacu rero Mr. Hassan, tugaruka neza muri body. Ese ubundi filime mu Rwanda uyibona ute, ihagaze ite? Ubundi mu Rwanda mbere wavuga ko babyitaga theater, batarisobanukirwa. Ariko ubu ndashima neza, ari nabyo nshimira n'Imana yuko uko bigaragara mu Rwanda bari kugenda batera imbere. Ari nacyo kintu harimo abantu bagomba gushimirwa, nk'uko ubona hategurwa award z'abahanzi baririmba, hagagombye no gutegurwa n'izindi award zigashyirwamo n'imbaraga. Simvuze ko zitateguwe, ariko uko urebye nta mbaraga zifite nk'iz'abahanzi baririmba, sibyo? Navuga wenda nk'urugero, hari abantu muri movie nka Garasiye, Niyitegeka Garetse muramuzi, muri agent mu Rwanda, twakagombye kumuvuga. Ako bundi muri agent, sawa muri agent yarapfuye, ntago nge narinzi ko umuntu aba ari muri agent. Of course uko okay, wenda tuvuge nk'urugero. None se ubu ngo mu muziki wenda mumbabarire gato ntandukiraho gato, wenda tuvuga nko mu muziki nka Junior Multi System, bavuga ko ari umurigent kandi aracyariho. Okay, ubusobanuro nabubonye neza buhagije. Ubundi umuntu aba umurigent bitewe n'ibikorwa yakoze, kuko Garetse ni umuntu w'umusaza, ni umuntu umaze kuba munini muri filime. Sinawe gusa, hari ariko mutanze urugero kuko nzi abantu benshi yazamuye, nzi abantu benshi bamufataho nk'icyitegererezo. So ngenda ndashimira ahantu mu Film Nyarwanda cyangwa Film Nyarwanda intambwe bamaze gutera. Yes, uwo mwita Hassan niyo tugiye kujya dukorana kino kiganiro cy'ibiro bya filime. Nibyo ushyira kuri televiziyo yawe ukasanga kino kiganiro cy'ibiro bya filime, ujye umenya ko amakuru ari menshi ari gucicikana. Tuzatubagezaho ibintu biri
trending. Ariko mbere yuko tujya no ku bindi kubijyanye n'ibintu bya sinema, reka tubibutse ko hari abantu baba bavuga ngo mfite kamera mu gitondo akabyuka akajya mu muhanda ngo agiye gukora filime. So hari tuzajya tureba nanone ese umuntu ukwiriye gukora filime ni umuntu umeze gute, ese ni ibiki asabwa kugira ngo byibuze akore filime, kuko ese wakibaza abantu benshi bazaho video itandukaniye na filime, ntabwo ari benshi bagisubiza hano mu Rwanda ariko barahari, gusa si benshi muri iyi industry ya sinema. Tuzajya tubagezaho bimwe mu bintu wakifashije cyangwa se nka key point cyangwa se nk'ibintu biri standard, sinzi ko navuga standard ariko nabivuga mu Kinyarwanda. Standard no kuvuga ngo bisa nk'ibyigiye hejuru, byujuje ubuziranenge, byujuje ubuziranenge ku buryo uvuga ngo iyi filime yajya gukompeta hanze muri festival mu maserukiramuco atandukanye, yaba Canada yaba hehe, ndetse no muri East Africa hari festival ibera Zanzibar. Ntekereza ko twajya tubona ibihembo ariko tugendeye ku makuru twahawe ya nyayo. So ikindi nanone sinema mu Rwanda dukwiriye kureba ahantu iri aka kanya, tukareba aho yavuye, tukareba naho dushaka kuyijyana. Ese tuanalize turebe filime muri Nigeria zihagaze gute, filime Tanzania zihagaze gute, filime mu Buhinde zihagaze gute, muri Amerika zihagaze gute, tukareba filime mu ruhando mpuzamahanga se filime ihagaze ite. So mukureba ko zihagaze rero tuzajya tureba natwe aho turi, urwego turiho, turebe se tugendeye ku bikoresho dufite cyangwa ubumenyi dufite, twebwe filime dushobora guproducinga cyangwa se gukora ni filime zimeze gute, ese ni gute twahugurana kugira ngo sinema nyarwanda izamuke, natwe tube turi muri babandi bagira icyo bita box office irimo amafaranga atubutse mu gihugu cyacu. So Hassan, ese ubundi dutangira kino kiganiro niki uzi kuri sinema musa? Ubundi ikintu nzi kuri sinema sinakita kimwe, ariko wenda mbivuze mu ncamake. Ikintu nzi kuri sinema nyarwanda nuko nzi yuko ni umuco, ni ibintu biriho tubaho mu buzima busanzwe. Hari ibyo rero bibaho abantu bamwe batajya expectinga ko bibaho, ariko hari abandi baba bizi ko bibaho, bakaba babikina mu mashusho, mu majwi, bakaba babyereka mu rwego rwo kwigisha. Hari ukwigisha ibyiza no kwigisha ibibi, kuko tuzi neza yuko hari n'ubundi hari twakuze tuzi yuko muri filime ngo filime, ngo ninumva filime ngo niteguye kubonamo kurwana, nkumva yuko nshaka kuba nka Briseri, nkumva yuko nshaka kuba nka Jackie Chan, urumva nkumva yuko iyo ariyo filime gusa. Ariko n'imico isanzwe nayo ikinwamo filime, yaba politike nayo ikinwamo filime, ibintu byose mu buzima busanzwe, n'umuziki, kuko tuzi na filime yitwa Empire ivuga ku muziki kandi ni filime. So filime ni ibintu, ni ikintu kinini, ntago wakivuga ngo ukirangize, ko filime yo uburi uko bukeye, buri uko bugenda bucya bwira, ni ukuvuga ngo filime igenda ihinduka, iyirevuriwa. Ntago ari ikintu wavuga ngo uvuga ngo ni ikintu kimwe usobanuye mu buryo buri wese afite uburyo yagisobanura, kuko tukibona mu buryo butandukanye. Yes, kiganiro tubibutse ko ari ibiro bya filime cyangwa se film office. Wenda mbibutsa gatoya kuri filime, iyo bije kuri filime mwumve filime ko ari uguteringa story, kuvuga inkuru, kubara inkuru. So kubara inkuru rero ntago umuntu abari inkuru zimwe ngo izindi azihorere, no, umuntu abari inkuru zose bitewe n'umuhamagaro ufite cyangwa se impano yawe yo kwandika. Filime ushobora kuvuga ngo ngiye kwibanda kuri story cyangwa se inkuru z'urukundo, akabari inkuru zijyanye n'urukundo. Donc ukajya ureba uvuga se struggle zibera mu rukundo cyangwa ibibazo abantu bahura mu rukundo nibihe, none ukabwira abantu inkuru. So ikindi tukagaruka nanone ushobora no kuba wavuga ku bijyanye na politiki, ushobora gukora filime ijyanye na politiki, uburyo politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari iri gukorwamo, uteringa story, wigisha, utanga ubumenyi runaka cyangwa se uhugura abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo byibuze buri wese agire ubumenyi abasha kugira ku kijyanye na ya story muri kuvugaho. So ikindi nanone mbibutsa ko umuntu uwo ari we wese ashobora gukora filime, ariko nanone ukareba ese ubundi igisabwa kugira ngo umuntu akore filime ni iki. So ibyo ngibyo nibyo tuzagenda tubahuguramo. Ikindi nanone ni uguhugura kuba abanyarwanda benshi, ni benshi twabita benshi, cyane cyane ababyeyi
mwumva ko umwana nawe bagiye muri filime mu bintu byo gukina amafilime ngo yataye umuco ngo agiye kubikirara ngo agiye kunywa ngo amatabi bya bindi mwanga n'abandi banga cyangwa se ngo agiye kuba indaya, turagira ngo ikiganiro tuzagenda tubabwira impamvu wakabaye ureka umwana wawe niba akunda filime akaza kujya muri filime, kuko filime ugiye kureba nko ku mugabane wa Amerika ni ikintu bashoramo amamiliyari y'amadolari. So amamiliyari y'amadolari rero uyazanye mu Rwanda se urumva byatugwa nabi. So ikindi ku bantu bakora filime mu Rwanda ndetse n'ahandi hose dutangire gufunguka twerekane ese ibintu biva he bikajya he, ese isoko riri he, kugira ngo byibura umubyeyi niyohereza umwana we muri film industry yo mu Rwanda dusaba umubyeyi umwana ati wampaye umwana wawe akakina muri iyi filime byubuza avuge ngo haranagiye kujya, dutanga icyizere tuvuga ngo umwana niba umuzanye ararinzwe ntago azajya mu mico mibi, n'ubundi impanuro bamuhaye nk'umubyeyi azazikurikiza, ariko tubibutsa ko umuntu iyo ari gukina filime aba yiyambuye wa wundi we mu buzima busanzwe agafata isura ya story y'inkuru bari kuvuga y'umuntu umwe mu nkuru bari kuvuga. So rero ntekereza ko muzagenda mubyumva umunsi ku munsi, ntago wenda twavuga ngo muhite mubyumva, ntago ari urushinge umuntu abateramo, ariko byibuze murekere abana banyu baze bagaragaza impano za inkuru binyuze mu bishushanyo baba bakoze, sibyo? Rero nabo bashobora kugira uruhare mu kuba babwira. Reka nguhe urugero rwa field imwe, scene imwe tuvuge bakoze scene imwe y'umuntu ukunda wenda politike, kandi iyo scene ntago biri bube ngombwa ko umukinnyi uri muri iyo scene ari buvuga ngo njyewe I love politics, nkunda politike, nkunda Perezida Kagame, nkunda William Ruto, nkunda nde. No, umwartiste ashobora kwifashishwa mu gushushanya tableau iriho wenda perezida w'igihugu runaka cyangwa se umusirikare ukomeye wo mu gihugu runaka, noneho bakazishyira wenda mu cyumba cy'uwo muntu wenda cy'uwo mu character, bakazishyiramo ku buryo muri frame imwe bizagaragara ko harimo amafoto ya babayobozi abasha nyina akunda afata nk'abikitegererezo kuri we. So umuntu uzareba iyo film donc iyo noneho kuri iyo scene frame irimo ayo mafoto y'abayobozi batandukanye n'abasirikare, azahita mu mutwe ajyamo ko uwo muntu akunda ibintu bya politike cyangwa se ibintu bya gisirikare. So wenda tudatinze cyane n'ubundi dufite umutumirwa w'umu artist, he's a great man, he's a big man in the city. Ndabona ari nabwo akihagera nibwo taxi batiri kimuzana. Reka tugire tumuhe ikaze. Urabona muraza kumwibonera hata ni umuntu usa n'amafaranga, ntago atega taxi vatiri, reka imodoka ye ahubwo akasera ari taxi vatiri na taxi vatiri muramwibonera namwe muraza akunda gupfobya abantu. Oya ntago ari gupfobya, nase ni umuntu okay, ntacyo aratubwiza ukuri kuko buriya uziko na Velvet ziba taxi Velvet buraza taxi n'ama TX abataxi bukura abantu kuri airport abazana mu mahoteli cyangwa mu reka zadufashe ariko buriya aradusobanura. Reka tubanze tujye mu karuko tunywa amazi turagarukana n'umutumirwa. Twari tuvuze ko nituva kunywa amazi tuzana n'umutumirwa. Umutumirwa ni umwartiste, se aratubwira ese umwartiste arabanza yivuge kwanza, namara kwivuga aratubwira nanone ubwo artiste buhurira he na cinema, ese ni gute umwartiste akora muri film industry. Reka tumuhe ikaze rero muri studio zacu, tumuhaye ikaze atangire yibwira abadukurikiye. Ko tumuha ikaze njye nagumye kwibaza umuntu uje mu modoka akaba anifubitse ubu nta kantu k'akabazo ko ukuntu ndeba imbeho ndabona imbeho imeze ubundi ni imbeho style wambaye cyangwa ni imbeho? Iyi ni style okay. Watangira wibwira none abadukurikiye biba bikomeye. Cyakoze cyo harakonje urumva kandi ntabwo meze neza, nari nanarwaye niyo mpamvu naje nifubitse. So watangira wibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye umuntu turi kumwe muri studio uwo ari we n'ibyo akora muri rusange. Amazina yanjye nizwe n'ababyeyi, nitwa Hirwedi, nkaba ndi umu artiste, nkaba nkora digital art. Yego udusobanuriye kuko hari abakurikiye televiziyo aka kanya batazi ngo digital work nibyo digital art, digital work, digital art
bisobanuye iki ugenekereje mu kinyarwanda kugira ngo abatumva urwo rurimi babashe gusobanukirwa? Mu magambo makeya ko nasobanura digital art ni uburyo bwo guhanga igishushanyo bwaje bushyashya butari gakondo. Ko gakondo tumenyere n'intoki ariko ho dukoresha ibyuma bigezweho, harimo imashini n'ibindi byabugenewe nk'ama Wacom tablets. Yego. Okay. Numva byari nisawa cyane. Ese ubusanzwe Edi ni muntu ki? Ubusanzwe ndi umusore w'umunyarwanda. Nkaba nkora ubugeni. Ndi umunyabugeni ariko mu buryo buri digitali butari ubwa mbere. Tugiye ko mwari mu Rwanda ariko byibuze mwongera kamuki. Okay. Munyihanganire kurwara ntibiteguza. Biteguza nibyo. Yego, ariko nyine ndihangana. Nari mvuze ngo ndi umusore w'umunyarwanda yavukiye ino. Nubwo no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda. Nkaba nkora ndi umunyabugeni. Yego, mfitemo mbimazemo imyaka igera ku 8. Ku 8. Yego. Iyo talent ko numva iryoshye cyane. Ese Hasani nta kibazo wamubaza mbere yuko twinjira neza mu kiganiro twaba? Njye ikibazo nifuza kumubaza no kuvuga ngo wenda digital art twumvisha yuko nyine n'ubuhanzi bugezweho, reka mbyite ko bugezweho. Ubugeni bugezweho cyangwa bw'ikoranabuhanga, reka mbivuge gutyo, sibyo? Ubona uburyo weho mu Rwanda buhagaze bumaze uri kubona gute? Ese urabona mu Rwanda bwarateye imbere cyangwa urabona hakwiriye gushyirwamo izindi mbaraga? Wowe urabubona ute nk'umuntu burimo kurusha undi muntu wabibonera inyuma ataburimo? Okay, urakoze kubw'ikibazo cyiza umbajije. Mu Rwanda navuga ko bitaramenyerwa cyane. Ariko nanone nkashima yuko hari abantu batangiye kubimenya bagasobanukirwa ibyo ari byo. Ko ntago iyo ikibijyamo biragutungura kubona wakoze igishushanyo n'umwanya wagitayeho, wenda si ugupfobya amafaranga, bavuga ko amafaranga yose ari amafaranga ari cyamara, ariko bitewe n'umwanya uba watakajeho n'ukuntu uba wagikoze n'ibisabwa kugira gikorwe, wajya ku isoko kumva umuntu adatinya no kukubwira ngo ni 15,000 10 urumva by'amanyarwanda, si amadolari, kuko aba ari amadolari ubwo twaba tubishyize. So rero kuvuga ngo mu Rwanda byaramenyerewe ntago biramenyerwa ku rugero runini, ariko turashima yuko uko iterambere rigenda riza bagenda barabimenya, abakiriya baraza. Abantu benshi bakenera imitako kuko ni ibishushanyo dukora bikaba byakoreshwa nk'imitako. Urugero nko mu mahoteli, ama apartment cyangwa se inyubako y'umuntu ku giti cye ashaka kudesida kubishyira muri salo. Bari kugenda babimenya, biri kugenda biza, kandi n'abandi banyarwanda b'urubyiruko bari kubyitabira cyane. Ubu ngubu hariho aba digital creators benshi. Ikibazo cy'amatsiko ngize, buriya igishushanyo kimwe ushobora kuba ukoze cyangwa se kiba gihagaze nk'angahe? Gihagaze make, kiba gihagaze nk'angahe? Ni ibanga rya business ariko ubirimo arabizi. Okay, reka mvuge reka ngenekereze. Urabona nshobora kuba nkoze igishushanyo, hari ama-image, hari amashusho, kambivuge mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira byumvikane neza. Hari amashusho nshobora kugiye ni ibanga ry'akazi, ariko wenda reka ngenekereze kugira buri muntu wese, hari n'uri kubireba washaka kubyinjiramo akamenya ngo bimeze ute. Ariko ni ibintu bihenda cyane. Ni ibintu bihenda cyane kuba nakora. Reka duhere muri production yacu, kuba guhera ku mashini. Ni ukuvuga ngo hari ama-image mba ntafite, abantu baba barafotoye ukwabo bitewe n'igishushanyo mfite na ide mfite mu mutwe.
bigasaba ngombwa rero ko ngenda ku masitoke y'ama internet, hari amasitoke aba atari free ubanza kugura ama image, ariko hari n'andi menshi aba ari free rwose. So iyo twe tuba tugitangira hari igihe ukore akenshi 90% ukoresha ari free. So rero aho ngaho harimo imbogamizi imwe, ni ukuvuga ngo ushobora kuyikoresha bakagukubita nuza strike niko nabyita, so bakuziza ko wakoresheje ikintu kitari icyawe, ko wakoresheje ikintu kitari icyawe. So rero iyo babigukubise nk'inshuro nk'ebyiri iyo ubibonye ko icyo gihangano cyawe uragihomba deja, ugahomba n'uwo mwanya. So yo kugira bitagongana ujya kuri ayo ma website ubiguraho, kuko iyo uguze nk'ifoto umuntu runaka yaguze ukayikoresha nta kibazo bitera, urayikoresha ugahangamo igihangano cyawe, yes, ukaba wagisora. So uragikora akazi katoroshye, niyo mpamvu binagoye kuba bahita uvuga ngo igiciro ni iki ngiki. So tugaruke mu kiganiro, abantu batagira ngo wenda twagiye kure y'ikiganiro. Ikiganiro ni ibiro bya filime cyangwa se bya sinema nyarwanda muri rusange, ko ikigamije kuzamura sinema nyarwanda yamara kugira igera tukajya no muri mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko ndagira ngo Eddie udufashe uduhurize, ese ubwo bugeni bwawe buhurira he na sinema, mukorana gute no muri uruganda rwa sinema cyane cyane mu Rwanda cyangwa se no hanze yaho? Ni gute mukorana? Bon, nabanje gushikama cyane kuri digital artwork, ariko iri mu buryo butandukanye. Hari 3D, hari 2D, motion images, graphics, hari n'izi photo manipulation cyangwa amashusho realism. Ni wenda ku bantu badasobanukiye realism, ni igihangano ubona ko ari cyo kikwereka isi nyine, kikwereka muri iyo si nk'aho ihari, ariko nyine ari igihangano wahanza n'impimbano. Yes. So ni muri ubwo aba digital creator bari aba digital artists, kuko iyo mvuze aba digital creator burya ni igisata gikuru. Harimo abangaba bakameramani, aba bakora amashusho ari anga dusanzwe tuza. Ese naguciye mu ijambo, buriya nk'ira filime Black Panther, buriya ntabwo hari abakoramo cyane, hari abakoze nk'urugero. Urabona nko kuri green screen cyangwa blue screen, hari benshi batari banazi ko hari blue screen, ariko irakoreshwa, ndabizi. So nka kuriya bakina kuri blue screen cyangwa green screen, ama image mubona baba bariho, ari ama image mubona baba bariho, hari ahantu baba bateretse, n'ubuhanga n'ubugeni bw'abandi bakoresha ama motion pictures, ama graphics ba designing abo bantu bagakoramo ahantu runaka bakakina. Yes, yego, ubundi niba bakineye ku gitambaro cy'icyatsi cyangwa ubururu, ubwo bibahereza ubushobozi bwo kubakura aho ngaho bakabatereka hamwe baremye. Yes, ahubwo ndibaza, turi hano kuri sinema yo mu Rwanda. Mu Rwanda harabura iki? Ntabwo ndabonamo aba digital artist benshi muri sinema nyarwanda. Harabura iki ko turi kuzamura iyo industry ya sinema, wenda na industry yanyu ijyanye na digital artwork, I don't know how to call it, ariko ni gute twakorana kugira ngo byibuze tworoherezanye, ariko tukora ibintu byiza amahanga yishimira ndetse n'abanyarwanda mwese? Okay, gato ubisubirize, ariko utamugora umutumirwa w'umwami. Nta kibazo, uri tayari? Okay, mwami wacu nicyo nagira ngo ntaza kugusubiza inyuma. Urumva mu Rwanda ubona hari ishuri ryigisha ibyo bintu, ubona hari uburyo byitabiriwe, cyangwa ubona hari uburyo n'abo babifite mu nshingano zabo, hari uburyo ubona babyitayeho? Wowe nkawe ubirimo nyine, ndagira ngo uduhe full information ku bijyanye no mu Rwanda niyo digital art. Okay, murakoze ku bibazo byanyu mbajije, ni byiza cyane. Wenda mpereye ku kibazo cya mbere nabajijwe,
kuntu habaho imikoranire y'aba digital artist n'aba filmmakers no mu Rwanda. Icya mbere cyo navuga ko hagiye kuba icyo kintu ni ukuvuga ngo iyo movie yabiremereye ku rwego natwe bwacu itaraba produced hano. Yes, yabiremereye cyane, si ibintu byo kukubeshya kuko ni ibindi byuma ubukeneye. Ko nkatwe dushobora kuza baba digital creator aba digital artist, nkeneye imashini ziremereye, dukeneye ibyo byuma biremereye, dukeneye iyo studio y'ahantu tuzakinira. Ni nyine bisaba ibintu byinshi cyane, nyine ni ibintu byasaba budget nini. Icyo nicyo cya mbere nakubwira. Ni habaho budget nini, kwagura ibyuma, kwagurira imikorere, kwagura imikorere y'uburyo babikoramo n'ahantu dukinira. Ni gute aba digital artist bakorana na hand in hand cyangwa se bakorana bya hafi na filmmakers bo mu Rwanda? Murakoze kuko ikibazo mumbajije ni cyiza cyane. Icya mbere cyo navuga ko imikoranire hagati y'aba digital artist n'aba filmmakers mu Rwanda ntayo. Ariko yabaho wenda ikibazo kinavuka aricyo kigiye gusubiza icyo kibazo mbajije. Imikoranire yabo nuko bagura projects, budgets, bakagura materials, bakagura uburyo bandikamo. Simbifobeje ntago ari bibi, ariko bagure nyine bava muri genre imwe runaka, bareke gufokasinga ahantu hamwe, bajye n'ahandi, binjire mu yindi si ya film. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo habaho iki, ni ukwagura imikorere yabo, bakanatwa-approachinga, tugahana amayiti. Kuko nshobora kuba nitwa mu digital artist, ariko ngewe ubwanjye nkora ama exhibition. Exhibition ni nko gutelling a story mu ma images. Bimwe navugaga. Yego. Nshobora kuza ngewe nkakora a full movie yuzuye. Wowe ushobora kuyibona ukabonamo ay movie yuzuye. Reka mvuge story and byoroshye, ariko ari uruhererekane rw'amafoto. Nagiye nkora. Sibyo. Urumva namwe mugira uruhare mu kuvuga inkuru. Umva natwe turaba storytellers. Ubundi nicyo niko batwita mu magambo meza. Turaba storytellers. Tuvuga inkuru tubinyujije mu bugeni bwa. Rero baza bakatwegera tugasharinga ama ideas, tukareba icyakenerwa, bakongera budgets, hakabaho n'abaterankunga baza bakinvestingamo, ko abari project nini cyane biba bisaba ama software ahambaye, biba bisaba ibikoresho bihambaye. Yes. Muri ibyo ngibyo rero ni muri ubwo buryo twagiranamo imikoranire. Ese buriya wenda utaransubizaho gato kuri kiriya kibazo nakubajije, wenda kugira ngo abantu babashe no gusobanukirwa, buriya izina movie z'abana wenda twavuga ngo ni iz'abana, ariko hari n'abantu bakuru babasha kuruhura mu mutwe bazireba nk'izi bita cartoon cyangwa ibitente ku bantu wenda batazi cartoon. Uvuga ko ari generation yawe kuko murakuza abantu nkamwe babyitaga ibitente. Ubu ngubu kubera turi muri system anglophone ni cartoon. Kiriku akaga filme ka Kiriku karanshimishije. Rata nkazira filme sizikoze mu buryo bwa digital. Yego, na animations. Yes. Bivuze ngo abantu kujya babasha gusobanukirwa, abantu batabasha gusobanukirwa digital art, filime zikoze muri ubwo buryo. Ariko barije ikibazo mu kindi. Nuko nyene nagira ngo namubwiye mbere yuko nsubiza kiriye, kugira ngo kuko turi kugana no ku musozo, kugira ngo ntaza kitarangira akatakiye. Nibutse ikibazo urambajije. Nakubajije mu Rwanda hari ishuri ryigisha ibyo bintu. Yes. Ubona ishuri rirahari hano Kicukiro muri ICT Innovation Center. Okay.
kwamamaza ntabwo byari birimo. It's okay. Ariko ni ikigo kuko niyo subject turiho. Nta hano muri ICT Innovation Center hari ikigo kibyigisha hano Kicukiro. Hari n'ibindi bigo byinshi. Ku musozo dusezerera umushyitsi wacu Edi, turagushimiye kubw'umwanya wawe mwafashe muzamo mu kiganiro cyacu. Turagushimiye cyane. Reka tugusabe ariko reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma dushyiremo publicité tunaguherekeza tunanywa no ku mazi kugira ngo tugaruke dufite esprit. Mbere yuko tumusezera Edi, ndagira ngo uvuge Rwanda, leta yacu cyangwa igihugu cyacu ni iki kintu wowe yisaba, and then usoza unavuga nk'abantu bagusanga he kugira ngo bahe ubundi busobanuro, izihe platform ukoresha, even n'umuntu ushaka kuguha akazi ni ubuhe buryo yakubonamo. So ni address zawe muri rusange. Umve n'icyo usaba leta kugira ngo byibura ibyo digital art nubwo itaratera imbere ariko byibura ibashe kugira ahantu iva n'ahigera. Mukosoro gato suko itaratera imbere, ahubwo nuko igihugu turimo kitarayakira. Ko gutera imbere aho yateye. Kandi kuva mu Rwanda ibashe gutera imbere mu Rwanda. Kuvuga ngo icyo leta yatumarira, sorry, ni byiza ko mbajije icyo kibazo kuko abenshi nicyo duhora dufacinga. Duhura nacyo. Icya mbere cyo ni uko bashyiraho amarushanwa. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri baducreatingira space twajya dukoramo exhibitions zihoraho mu gihe runaka. Icya gatatu bajya badufasha mu gupromotinga, mu kutwohereza mu gupromotinga ibihangano byacu. Icya kane ni uko badushyira kuri sport aho rubanda batubona bagasobanukirwa ibyo dukora. Byaba na ngombwa, reka ngowe nk'urugero, narindi ejo bundi mu marushanwa ya Rwanda Revenue, nanayishimira cyane kubwo kuduhereza urubuga rwo kwimurika. Yari abanyempano batandukanye, abavuga imivugo, abaririmba, abashushanyisha intoki nyine bya gakondo, natwe ubwacu baba digital artists. Baduhaye urubuga rwo kumurika impano zacu, kwereka abaturage ko gutanga umusoro ari ikintu cyiza kandi cyubaka igihugu. So rero urumva kuzana ikintu nk'icyo ngicyo muri leta ni ibintu byadufashije cyane kandi byatwaguriye n'amasoko. Ko umunsi w'inuza nagize amahirwe ngera no kuri finale. Twageze aho ngaho twabonye amasoko pe. Twarayabonye kubera amaconnection umuntu aba yarakuye aho ngaho. Yes, ndabashimira cyane. So rero nifuza ko n'ibindi bigo, impamvu mbivuze nifuza ko n'ibindi bigo byazana system nk'iyo ngiyo mu gukora ubukangurambaga babicishije mu mpano. Si ngombwa digital art gusa, impano zose. Bakareka abantu bafite izo mpano bakimurika bagatanga ubutumwa binyuze muri izo mpano. Yes. Yego. Sawa, murakoze. Ngo nanjye mboneyeho kugushimira. Nkwibutsa ko wibagiwe gutanga adresse, kereka niba udashaka uravuga ko ashaka abaforowa. Oya, so kuvuga ngo ntabwo nshaka abantu, ndabashaka cyane ahubwo, ariko nshaka ba bantu badapfobya ikintu cy'umuntu, kuko birababaza cyane kubona ikintu watakajeho umwanya munini cyane. Benshi cyane. Ngira ngo iminota iri kutujyana. Nagira mvuge muri makeya, nshaka ko haza abantu batapfobya, bataje gupfobya, ahubwo baje kureba, bagira ibitekerezo baguha. Si ngombwa ko baje kugura gusa, agira igitekerezo atanga, yabe yagura, abe yaguhereza izindi connection niba atabigizemo. So ngewe hambere kuri social media ngewe nkoresha Instagram gusa, ariyo Hirwa Edi. Ujyaho ukandika Hirwa Edi, ni Edi
edi double d e da ebyiri na ya na y. yego. Kuri nimero zanjye zo kuri WhatsApp ariko ni za business gusa. Yego. Kwandikira gusa. Bijyanye n'akazi. Cyangwa ni inbox ukazimwa. Ni ya mu byoroshye ariko agiye Instagram arazihasanga n'ubundi nimero zanjye za WhatsApp ziba ziriho. Tagira n'abantu baguhamagara gutesha umutwe. Oya si ngombwa kunesha umutwe kuko nabyo turabimenyereye ariko murakoze cyane kunyakira nishimye. Murakoze dore igihe cya uri umwanzi w'igihe ngo umwanzi harya babivuga gute. It's okay, reka dusabe muri kabine badushireho publicité tujye kunywa amazi tunaherekeza umuvandimwe. Tukutumire mu ijambo rimwe gira ikintu uvuga kuri uriya mutumirwa ko turi gusoza ikiganiro. Rero urubyo nakubeshya Edi ugiye kumuvugaho wamuvuga ibintu byinshi ariko icy'ingenzi namuvugaho nuko nishimiye uburyo ari umuntu w'umuhanga. Umva no mu buryo mu bintu asobanura umva yuko ari umuntu ibintu arimo nagashakisha. Arabisobanukiye. Deja nukuvuga ngo ni umuntu na leta yakagombye kureberaho icyitegererezo wenda ikanamusapotinga kuba yamufasha byibura kuba yanamushingira n'ishuri cyangwa yamuba hafi. Ntago nakubeshya ngewe Edi ibintu yagaragaje ni ibintu bikenewe kandi ni ibintu abantu bakagombye kumwegera kuko numvishe ibyo yatweretse hano ngiye nabonye ari bike n'ibyo yatubwiye ni bike. Abantu bamukeneye yabahaye platform akoresha na adresse ze mwaza kumwaproachinga mukamwandikira byibura mukanamuha n'akazi. Urana wadakeneye n'akazi niyo modoka nubwo ayifite ari imwe byibura akaba yagira ebyiri ko n'inzu. Yes. Urakoze cyane Hassan. Ngira ngo hari ibintu yavuze bijyanye no kuvuga ngo bazamure budget bazamure uburyo bw'imyandikire ariko buri gihe ufite bitanu kandi nta handi uri bukora amafaranga. Iminsi 5 ushobora kuyibaho urya muri ayo bitanu. Sibyo? turebe na budget amafaranga dufite mu gihugu tumenye ngo turayakrasamo gute se bundi mu bushobozi bukeya dufite ni gute twakora utuntu twiza. So turamushimiye kuba yabashije kugera hano ariko tubibutsa na filime igezweho yasohotse nshyashya yayowe na Esther akaba ari we director wayo. Iyo filime bayita Imboni y'urukundo. Wenda turi gusoza turashyiraho trailer yayo kugira ngo dusoze ikiganiro mureba trailer yayo ariko tubibutsa ko mwajya no kuri YouTube mukayibona. Mukore subscribe tubaze duteze imbere filime zacu Nyarwanda ngo zibashe kugira yo muze no kureba filime yo wahoze ari mu bahanzi Nyarwanda muri Just Family amwita Bahati Makacha afite filime nziza bayita My Ex Boyfriend. Harimo abastari benshi, harimo abakobwa beza, harimo abantu bateye neza. Murayikunda muraza gukurikira hamwe n'iyo trailer yayo nayo muza kuyisacinga muraza kuyibona. Umwanzi w'abantu ni igihe nanjye ubwo nagira ngo mbabwire yuko next time tuzabazanira umustari is surprise. Imbere ya kamera zanyu muzabe muhari muzishima ndetse ni ibintu byinshi tubahishiye. Ubwingi tuberetseho n'akantu gato cyane. Tubanje kubazanira umuntu uri mu gikoni. Uriya ni umuntu utunganya igikoni none hari uteka. Rero uteka tuzamubazanira. Yego. Hari kumwe n'umuhanzi Hassan n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi uririmba nk'abana nakina filime ariko cyane cyane ndi muri kwanza entertainment ndi muri entertainment. Tubitsa ko ikiganiro ari ibiro bya filime mu Rwanda nicyo cy'umwihariko cyonyine kuri uyu mubumbe kiza kivuga kuri filime gusa ibindi biravangavanga ngaho musique ngaho kujya karate ngaho kungufu twe tuvuga kuri filime gusa. Abakuru yajyanye n'abastari ba filime cyangwa ba cinema tuyabagezaho 5 kuri 5. Reka ikiganiro tugisoreze hano nawe utareka dusaye kuri kabine badushyiriho iyo trailer y'Imboni y'urukundo na mukomeze kuryoherwa na service cyangwa se n'ibiganiro televiziyo yanyu ikomeza kubageza. Ciao ciao.